bifurije Pasika nziza mwese, mukomeze kugira ibihe byiza. Gospel Sati TV irabakunda cyane, abakobwa abasore bose mukomeze kugira ibihe byiza kandi ndakunda cyane. Hello guys, ndabakunda cyane, nitwa Manase. Murakoze cyane. Umunsi ni kuri Pasika ngiye kuririmbira. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, narabuho wenda ririmba yo kuko nzi yuko nababariwe, narabuho wenda ririmba kuko nzi yuko nababariwe. Reka mbasuze cyane, njye mukomeje gukurikira, nitwe Nigena Manase. Iyi ni Gospel Sati TV mukomeje gukurikira kandi nishimiye kubana namwe. Ndagira ngo rero mbaririmbiraho gatoya, shaka mbaririmbiraho gatoya, ntabwo ari byahataye, ntabwo ari ibintu birenze, gusa uyu munsi bivuze ko turi kuri Pasika. Turi kuri Pasika rero reka nzamure akaririmbo muze ko ntega amatwi kandi ndakabatuye, kandi Imana irabahereza umugisha. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, narabuho wenda ririmba kuko nzi yuko nababariwe, ubwiza n'ubumana yikuyeho, yemera kubumbura cya gitabo, yaje gushaka uwazimiye, uwo ni njyewe wamubambye, yaje gushaka uwazimiye, uwo ni njyewe wamubambye. Inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, umviriza wa musozi we nkwibwirire ko nashinze ibendera ry'urwibutso, cyo ngaruka je kukubwira ko yangiriye neza, ampa izina rishya, sinzashingura ikirenge cyanjye nicyo kidendezi cy'amaraso. Reka mbasuhuze cyane, bifuriza kugira ibihe byiza. Nitwa Nigena Manase, nige ukora kuri Gospel Sati TV, nige bagezeho ibiganiro ibyegeranyo. Reka mbashimire uruhare rwanyu mugira mudahema kutugaragariza mu kuzamura Gospel Sati TV. Ngewe ndanezerewe cyane mutima wanjye, ubu ni kuri Pasika tuka Yesu, izuka rya Yesu. Ni ikintu kidasanzwe rero, ni ikintu kidasanzwe kuri uyu munsi. Abagabo, abagore, abasaza, dear people who love Gospel Sati TV, who make a subscribe, I thank you, I appreciating you, either the Canadians, the Americans, and the other peoples and abroad. Here we are in Rwanda, but I thank the all people, international friends of Gospel Sati TV. I appreciating you. You are most welcome again on this TV. Thank you so much, and I appreciating you for your contribution that you never stop to show us. So I thank you. Shaka kuvuga ku bintu bikeya ku maraso ya Yesu. Ni ikintu kidasanzwe cyabaye rero. Umunsi nabateguriye icyegeranyo, ndashaka kugira ngo muze kugikurikirana mwumve amagambo arimo amateka yabaye se byagenze bite kuri Pasika itugaragariza iki kiganiro, uze kugikurikira ndetse kiza kukugendekera neza. Murakoze cyane. Nitwa Nigena Manase. Imana ibahereza umugisha. Reka twumve iki kiganiro, ndabakunda cyane. Reka ngusuze cyane ukomeje gukurikira Gospel Sati TV. Nge nitwa Nigena Manase. Ni umwanya tugiye kuganira kuri Pasika cyangwa se Easter Day n'ibitangaza byabaye
ikaze muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ijambo Pasika rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo passage, risobanura kongeraho cyangwa guca hejuru. Ibi byaturutse ku gihe Imana yarengaga ku mazu y'Abisiraheli igihe yatezaga icyago cya nyuma muri Egiputa. Muri Bibiliya Pasika yavuzwe bwa mbere mu gitabo cyo Kuva. Uwo munsi uzababere urwibutso, muzawizihize ube umunsi mukuru w'Uwiteka. Kuva 12 murongo wa 14. Pasika rero ni iki? Urwibutso rwo gukizwa kw'Abisiraheli, ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana, igitekerezo cyaje gusohora neza muri Yesu Kristo. Amateka ya Pasika muri Egiputa. Kuva mu bubata, Abisiraheli bari mu butaka bwa Egiputa imyaka myinshi, barakandamizwa cyane n'umwami Farawo. Imana yohereje Mose ngo agiye kubakiza, ariko Farawo yanze kubarekura. Nibwo Imana yateje ibyago 10 muri Egiputa. Icyago cya nyuma cyari gikomeye cyane, ni urupfu rw'abana b'imfura. Imana yabwiye Abisiraheli iti, muzabage umwana w'intama, amaraso muzayasige ku nkomangizo z'imiryango. Kuva 12:7. Igihe marayika w'urupfu yanyuraga kuri ya mazu, yisha abana b'imfura y'Abanyegiputa, ariko yarengaga ku mazu y'Abisiraheli afite amaraso. Aho niho Pasika yatangiriye. Nyuma y'icyo cyago, Farawo yemeye kurekura Abisiraheli, batangira urugendo rwo kuva mu bubata bajya mu gihugu cy'isezerano cya Isiraheli. Ibi byari ibitangazo bikomeye cyane mu mateka y'isi. Pasika ku Bisiraheli ni inkomoko yayo. Abisiraheli bategetswe kwizihiza Pasika buri mwaka. Muzayizize uko ibihe byayo bigeze. Kuva 13 murongo wa 10 bakoraga ibi bikurikira: kurya intama ya Pasika, kutarya umutsima ubise cyangwa se umutsima utarimo umusemburo cyangwa se udasembuye, kwibuka uko Imana yabakijije. Pasika yabaye nk'ikimenyetso cy'isezerano, igihe cyo kwibuka gukizwa, isomo ryo kwizera Imana. Pasika isohora muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje nk'intama ya Pasika. Yohana Umubatiza yaravuze ati, dore umwana w'intama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana 1:29. Intama ya Pasika yo muri Egiputa yari igicoco. Yesu we yasohoye icyo gicoco. Urupfu rwa Yesu n'ibitangaza byabaye. Yesu yabambwe ku musaraba kwa 5 mutagatifu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga iti, bamubambye hagati y'ibisambo bibiri cyangwa se y'abajura babiri. Matayo 27:38. Mu gihe Yesu yafaga habaye ibitangaza byinshi. Ni cyambere umwijima w'isi yose cyangwa se ubwira kabiri. Kuva ku isaha ya 6 habaho umwijima mu gihugu cyose. Matayo 27:45. Urusengero eho ikintu cyo gucikamo kabiri ku mwenda rushingirije ahera. Umwenda wo mu rusengero utandukanywamo kabiri. Matayo 27:51. Isi iratigita, habayeho umutigito. Isi iratigita, ibitare birameneka. Matayo 27:50 gutyo. Abapfuye barazuka, imva zirafunguka, abera benshi barazuka. Matayo 27:52. Ibi byagaragaje ko urupfu rwa Yesu rutari urupfu rusanzwe. Igitangaza cya gatandatu cyabaye izuka rya Yesu, intsinzi ya Pasika. Ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse. Nari hano yazutse nk'uko yabivuze. Matayo 28:6. Izuka rye risobanura intsinzi ku rupfu, intsinzi ku byaha, ubugingo bushya ku bantu. Cya 7. Ibitangaza bya Pasika ku isi, social media and philosophy. Mu bihe bitandukanye abantu bagiye batangaza ibitangaza bya Pasika. Mu buhamya bw'abantu hari abavuga ko bakize indwara ku munsi wa Pasika. Hari abahindutse bakava mu byaha bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari ababonye amahoro nyuma y'agahinda. Ku mbuga nkoranyambaga abantu batangaza ubuhamya bw'ubuzima bwahindutse. Hari ibiganiro byinshi byigisha urukundo n'imbabazi. Mu mitekerereze philosophy, Pasika yigisha ko urupfu si iherezo, hari ibyiringiro mu buzima, urukundo rutsinda ibibi byose. Icyo Pasika yakoreye abantu, Pasika yazanye impinduka zikomeye, gukizwa ibyaha. Kristo yadupfiriye kugira ngo tubone ubugingo. Abaroma 5:8. Ubugingo bushya, uwizera aba icyaremwe gishya. Abakorinto 2:5-17. Ibyiringiro by'iteka, unyizera azabaho niyo yapfa. Yohana 11:25. Ubwiyunge n'Imana
twiyunge n'Imana ko bwa Kristo. Abakorinto 2:5-18. Icyo Pasika imaze mu buzima bw'abantu. Pasika yigisha imbabazi, yigisha urukundo, yigisha kwihangana, iha abantu ibyiringiro. Ni umunsi wo kwibuka urukundo rwa Yesu, gusubira ku Mana, gutangira mu buzima. Mukomeze kwizihiza Pasika, ni umunsi mwiza ndetse akagombye kutubera isomo mu buzima bwacu. Mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abakorinto yaranditse avuga ngo niba Kristo atarazutse, igira ngo Kristo ntabwo yazutse, ukwizera kwanyu kuba ari ubusa. Abakorinto ba mbere 15-17. Ibi bigaragaza akamaro gakomeye ka Pasika. Pasika si inkuru ye muri Bibiliya gusa, ahubwo ni igihe abantu benshi bagiye babonamo ibitangaza mu buzima bwabo. Hari abantu benshi bahamya ko mu minsi ya Pasika babonye gukira indwara zikomeye. Hari abavuga ko mu gihe cya Pasika babonye amahoro yo mu mutima nyuma y'imyaka myinshi bafite agahinda. Hari n'abandi bavuga ko Pasika yabahinduriye ubuzima, bakava mu byaha batangira ubuzima bushya. Ibi bihuye n'ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo nuko rero umuntu wese uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Abakorinto 2:5-17. Mu mateka y'isi Pasika yakomeje kwizihizwa imyaka myinshi cyane. Ni umunsi wizihizwa nk'abakristo ku isi yose. Mu bihugu byinshi abantu bajya mu rusengero bagasenga, bagashimira Imana kubw'izuka rya Yesu. Hari n'imico itandukanye ijyana na Pasika, nko gusangira amafunguro, gufashanya gufasha abakene no gusabana mu miryango. Mu Rwanda Pasika ifatwa nk'umunsi mukuru cyane. Abantu benshi bajya mu misa cyangwa amateraniro bakibuka urukundo rwa Yesu. Pasika itwigisha ibintu byinshi nkuko nagiye mbigarukaho. Itwigisha kwizera, itwigisha imbabazi, itwigisha kwihangana. Yesu yababariye abamubambye aravuga ati data ubabare kuko batazi icyo bakora. Luka 23:34. Ibi bitwigisha kwabarira abandi. Izuka rya Yesu ritwibutsa ko niyo twahura n'ibibazo bikomeye hari ibyiringiro byo gutsinda. Pasika ni igihe cyo gutangira ubuzima bushya, ni igihe cyo kwiyunga n'Imana, ni igihe cyo guhindura imitima. Mu buzima bwa buri munsi Pasika itwibutsa ko urukundo rutsinda byose. Iratwigisha ko niyo ibintu byaba bimeze nabi, Imana ishobora kubihindura neza. Hari ibintu bitangaza, hari ibintu by'ibitangaza byagiye bibaho mu gihe cya Pasika. Abantu bakira indwara bari bafite icyizere cyo gukira. Imiryango yari yaratandukanye irasubira, ibizwi nka divorce. Abantu bagasubira mu nzira nziza. Pasika ni ikimenyetso cy'insinzi, ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya, ni ikimenyetso cy'urukundo rutagira akagero. Mu gusoza nasoza mvuga ngo Pasika so kwishimira gusa, ahubwo ni umunsi wo gutekereza ku buzima bwacu, tukareba aho duhagaze mu kwizera nk'uko Bibiliya ibivuga. Yesu aramubwira ati ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho. Ndasubiramo, Yesu aramubwira ati ni igihe cyo kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho. Yohana 11:25. Iri jambo riduha ibyiringiro by'uko ubuzima budashira kubaho kubizera Kristo, ahubwo uwamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza agira ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Pasika ari umunsi w'ibyishimo, ibyiringiro n'ubuzima bushya kandi ku bantu bose bemera Yesu Kristo. Murakoze cyane akomeza kunkurikira. Yewe nitwa Nigena Manase, niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ciao, ndabakunda cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse mukomeze kwizihiza Pasika. Abacyakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mwakire kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Iyi ari Gospel Society TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabashimiye mwe mwakomeje gukurikira Gospel Society TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabishimiye. Niba ari ubwa mbere ukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Nitwa Manase. Twarikiye muri comment asa iki kidasanzwe cyabaye cyangwa se n'iki kintu cyakunejeje. Imana ibahereze umugisha, ndabakunda cyane. Imana ibahereze umugisha.